arahira indahiro ye ikakirwa na Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga. Tunejejwe no gutumira Nyakubahwa Kagame Paul kutugezaho indahiro ye. Jewe Kagame Paul ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzaharanira amahoro n'ubusugire bw'igihugu, ko nzashimangira ubumwe bw'Abanyarwanda, ko ntazigera nkoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko nzaharanira ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro. Nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Of Rwanda will now proceed to signing the certificate of inauguration. Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga arakomeza ashyikiriza Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ibirango by'igihugu bigizwe n'itegeko nshinga, ibendera n'ikirango cya Repubulika, ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda. The Chief Justice will now proceed to present His Excellency the President of the Republic of Rwanda with state symbols, which include the Constitution, the flag, and the coat of arms. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda agiye gushyikiriza Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, akaba ari nawe mugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, inkota n'ingabo nk'ibimenyetso byo kurinda ubusugire bw'igihugu. Muri uyu mwanya Nyakubahwa Perezida